Yes, kwishangira Radio TV FM online nkuko bisanzwe rero ubwo ngubwo turi mu karere ka Nyamagabe aho bita mu Gasarenda. Abo ni babandi bane ba mbere baciye mu Gasarenda umva ivumbi ritumuka, ariko urabona ko by'umwihariko mu murenge wa Tare abaturage baritabira cyane. Nkuko bigaragara rero tukomeye tuzamuka neza n'ishangira Radio TV FM online, nkubwira ngo gahunda ni Rusizi niho bagiye kuruhukira, hanyuma bakazakomeza gahunda ikomeza za Rubavu, hanyuma bakaba barimo bakomeza muri gahunda yo kuzenguruka igihugu cyose cy'u Rwanda. Nanjye navuga ngo ndahakubereye kuri gatanu kuri kagenzi kako, ubundi hasigaye tukubwira ngo ishangi Radio TV turahakubereye. Hanyuma umutekano ni wose rero mu muhanda, urabona ko umurenge wa Tare ibintu byose birimo neza. Hanyuma bimeze gute? Urabona ko gahunda yose bayifashe bakayishyira mu biganza byabo. Hanyuma twizamukira neza rero, reka rero tukubwire ngo na cya gikundi kindi cya kabiri rero ubwo nacyo kiraje. Cya gikundi kindi cya kabiri nacyo kiraje, cyo gizwe n'abantu benshi cyane, benshi kabisa. Nawe uvuga uti aba bantu ni benshi kweli, bavuga ati aba ngaba ni benshi. Ubwo turi mu Gasarenda mu karere ka Nyamagabe, aho ishangi Radio TV yari kubereye kugira ngo ikurikirane gahunda y'isiganwa ry'amagare ku mungaragaro ku rwego rw'isi. Abantu baturutse mu bihugu bitandukanye bakavuga ati tuje mu Rwanda tuhanyongera igare. Tunyonga igare. Ndakwibutsa yuko rero turi kumwe n'umuterankunga mukuru ariwe Gitizi TVET School, turi kumwe na Ruhango TVET. Aho ngaho hose turahakubereye, aho ngaho turi kumwe gatanu kuri kagenzi kako, turi kumwe n'Urumuri Berwa Design. Abo ngaho bose n'abaterankunga bafasha ishangi Radio TV kuzamura gahunda yo gufasha abanyarwanda kugira ngo bamenye amakuru ahari. Reka twizamukire tukubwira ngo gahunda nikomeze ibe gatanu kuri kagenzi kako. Ubuzima bubabaje umubiri utonekara, urwaye unegekaye bavuga kutanakira, bivuje henshi kure cyane bagupfunyikira, amahera arahera indwara irushaho gukara. Kumuri horere hori shangi turahari, kubuvuzi gakondo buvuguruye bukiza, tuvurisha ibimera ibi bimera mu butaka, ubuzima bukaza imbaraga zikagaruka, ugakira ugataha ukagenda uvuga uti kweri ishangi company limited mu kazi kose. Yes, dukoma tuzamuka rero nkuko bisanzwe. Ahangaha turi mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare, aho bigaragara ko ariko executive cyangwa se umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Tare babona ko abirimo neza, abari kumwe n'aba bantu kugira ngo bamufashe kugira ngo umuhanda bawutunganye neza, ibintu bigende neza. Nanjye nabirebye ndavuga ni kabisa, urabona ko abantu basa neza. We uzi ko aba bantu ari abantu ubona ko baba basobanutse, uzi ko umurenge wa Tare baba babikoze neza kugira ngo gusa nawe urabibona. Reba ukuntu abaturage bari ku muhanda, ahandi nanyuze ntabwo nasanze abantu bangana gutya, ariko umurenge wa Tare nahageze mbona ibintu birasobanutse. Ndavuga ariko uzi ko kuko bya bintu biri ku rwego hejuru, ariko uzi ko uyu muyobozi ibintu abishyira ku murongo ukabona ko bigenze neza. Abantu bari muri etage, abantu bari muri etage nabo barimo birebera uko abahungu banyonga igare. Hanyuma tukubwira ngo murakaza neza by'umwihariko mu karere ka Nyamagabe, neza cyane nuko bimeze. Ariko reka nkubwire, ubundi iyi gahunda nawe urayibona ko isobanutse. Hano mu murenge wa Tare ni ibintu bisobanutse. Ishangi company limited mutanga ubuvuzi bwuzuye, ubuvuzi gakondo buvuguruye generemeye. Ishangi company limited mutanga ubuvuzi bwuzuye, ntabonanya ntabwo nakira mbasize. Ishangi company limited mutanga ubuvuzi bwuzuye, ubuvuzi gakondo buvuguruye generemeye. Ishangi company limited mutanga ubuvuzi bwuzuye, kumbona usuherewe ibyawe bitameze neza, kumbona uhondobera nta kabara gukigira, kumbona hota izuba wabaye bakonja riva, urahisha kurwaye dore urakorana indwara. Haguma ubuzima burya ibintu nibishakwa, ikaze ku Gicumbi mu Ruhango i Nyamagana, basoroma basekura basuzuma bavura, ubuzima bugaruka ibimera bigakora. Ishangi company limited mu kazi bahiga, basoroma basekura basuzuma bavura, ubuzima bugaruka ibimera bigakora. Ishangi company limited mu kazi bahiga, ntabonanya ntabwo nakira mbasize. Ishangi company limited mutanga ubuvuzi bwuzuye, ubuvuzi gakondo buvuguruye generemeye. Ishangi company limited mutanga ubuvuzi bwuzuye, ntabonanya
Company. Yes, tukomeza tuzamuka rero nkuko nabikubwiye aha ni mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare, aho ubona ko abaturage bari bitabiriye gahunda yo kureba isiganwa ry'amagare, aho bigaragara yuko iyi gahunda y'umurenge wa Tare bari bayiteguye neza. Urabona ko abaturage barakeye, dukomeza dushimira n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Tare, kubera ko urabona ko abaturage bayashyize ku murongo, baba bari ku murongo, nta muntu ubucaracara, nta muntu ubugira gute, urabona ko baba bafite gahunda. Ariko aba bantu uzi ko bakeye cyane, uzi ko nawe bireba ugahita ubona ko abantu basobanutse, uzi ko yes, tuzamuka neza cyane rero. Ubwo hangaha ni mu Ishangi Radio TV FM